izina ry'umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa, tunejejwe n'uruzinduko rwa nyir'icyubahiro Karidinali Antoine Kambanda watugendereye uyu munsi akanatuturira igitambo cya misa, akanatanga n'isakramento ryo gukomezwa. Turashimira cyane Karidinali Antoine Kambanda ubwitange mwagize mukatwitangira uyu munsi mukaza gushaka za ntama zazimiye. Nk'uko twabigaragarijwe n'umuyobozi wa gereza ya Nyarugenge, gereza ya Nyarugenge nicyo kigo cyonyine muri Kigali gicumbikira imfungwa n'abagororwa. Yatugejejeho byinshi ku bikorerwa hano, atwereka na gahunda nyinshi zigenerwa imfungwa n'abagororwa, kandi nyinshi tugiye tuzifatanyamo na Kiliziya Gatolika. Muri gahunda yagutse iyobokamana, urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa mu Rwanda rwashyizeho ubu buryo kugira bufashe mu komora, mu gutegura umunyarwanda mwiza wagumanye umunyarwanda mwiza wagonganye n'amategeko binyuze mu iyobokamana. Uyu munsi bw'umwihariko twateraniye aha kugira ngo twizihize umunsi mukuru wa Mutagatifu Tereza w'Umwana Yesu, turi kumwe na nyir'icyubahiro Karidinali Antoine Kambanda. Nyir'icyubahiro Antoine Kambanda, Karidinali, tunejejwe n'uruzinduko rwanyu kuri gereza ya Mageragere, aho ruhuriranye no kwizihiza Mutagatifu witiriwe Kiliziya yacu. Turabashimira cyane ubwitange n'umwanya mwaduhaye. Turashima uruhare rwa Kiliziya Gatolika mu gufasha urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa kurangiza inshingano nyamukuru yayo yo kugorora, hagamijwe kugira ngo abakoze ibyaha binyuranye bigishwe, bahinduke, bazasubire mu muryango nyarwanda barabaye abaturage beza, bubaha amategeko, babasha kwiteza imbere, guteza imbere imiryango yabo n'igihugu muri rusange, kandi biyemeje kutazongera kugongana n'amategeko. Nyakubahwa Karidinali Antoine Kambanda, turashima cyane ubufatanye bwa Kiliziya Gatolika. Hari byinshi baduteramo inkunga, bigisha imfungwa n'abagororwa ijambo ry'Imana hirya no hino muri za gereza, bafasha mu bikorwa bigamije imibereho myiza y'abagororwa, bafasha muri gahunda zo kwigisha abagororwa imyuga itandukanye, aribyo twita vocation programs ku bayoboke ba Kiliziya Gatolika n'abandi bose bababaye mu magereza yose mu gihugu.
mw'izina ry'ubuyobozi n'urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa nongeye gushimira byimazeyo ubufatanye bwacu na Kiliziya Gatolika. Ntabwo narangiza ntashimiye abemeye bafashe icyemezo nk'uko bisanzwe. Umukristu mwiza ni umukristu wubaha Imana, akubaha n'amasakramentu yose. Abemeye gukomezwa turabashimira nabo icyemezo cyiza bafashe cyo kugira ngo babane na Kristu mu mitima yabo. Ijambo mu nyigisho nyiricyubahiro Antoine Kambanda yatwigishije, yatubwiye ngo tubere nk'abana bato. Umwana muto nta kibazo agira, nta cyaha. Kuba nk'umwana muto ni ukugira ngo tuzave hano twemeye guhinduka, kugira ngo tutazongera kugaruka hano. Nyiricyubahiro Antoine Kambanda mu izina ry'urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa, namwe mwese mwaje uyu munsi kudufasha muri iki gitambo cya misa, turabashimira. Mugire umunsi mwiza. Ndagira ngo maze nshimire cyane ubuyobozi bwa leta kuri iyi gahunda kugira ngo dushobore kubafasha, dushobore gufatanya, mwongere mugaruke mu buzima nk'abaturage beza n'abakristu beza. Hambere minisitiri ushinzwe yaje kutureba mu nama y'abepiskopi, atubwira gahunda nziza ihari kugira ngo umugororwa, imfungwa bajye bava hano hari ikintu bahakuye, haba hari kugira ngo umugororwa, imfungwa bajye bava hano hari ikintu bahakuye, haba mu rwego rw'indangagaciro n'imibanire n'abandi, no mu rwego rw'ubumenyi. Mu rwego rw'ubumenyi kuba hari ibyo bahigira, yaba imyuga cyangwa se abato, no kuba bahava cyangwa se banakora n'ibizamini, akaba igihe amaze hano agikoresheje neza akibyaje umusaruro. Ni ikintu rero wagira ngo bashimire cyane, nshimire ubuyobozi bwa leta n'ubuyobozi bw'amagereza kuri iyo gahunda nziza, kandi nyakubahwa ubuyobozi tubizeza natwe ubufatanye bwacu. Kuko nka Kiliziya ubutumwa bwacu ni ubwo kwita ku buzima bwa roho nzima, umubiri muzima. Iyo rero umuntu wamuzanye hano biratubabaza, tugakomera, ariko ntabwo tumuheba, tugakomeza kumukurikirana, kuko bwa buzima bwa roho, bwa buzima bw'umutima bitaho, hari aho tuba tutaragera. Ariko nanone umuntu n'umubiri, ariyo mpamvu ubufatanye bwa leta na Kiliziya ngira ngo mbashimire, nk'uko Musenyeri Andrea yamaze kubivuga, kandi nongere nshimangire ko twiteguye kandi dutanga umusanzu wacu uko bishoboka. Nshimira rero Musenyeri Andrea ku butumwa akora hano.